Papa SAVA. Ariko mfashe unyibutse. Harya ni televiziyo naganje wayizanye muri rugo? Iyo televiziyo se wayizanye niyo dekoderi. Okay. Naringize ngo nibeshye. Ni yampuri ni yawe rwose. Nani yanjye. Bakoze cyane. Zubuto ndumva naza ninjye wazigujeje. Si amaronjo barutanye ni mugoroba se. Fashe unyibutse. Tundi tunabona narazanye hano. Hari utuntu. Harya izi nkongoro sizanye. Izo nkongoro. Niyo Bibiliya nicyo gitabo cy'indirimbo biri hejuru. Niyo raronje ndumva ari yawe. Nimba nibeshye ndumva n'ibyombo hafi ya byose birimo hano ari ibyanjye. Uretse ayo masahani ya plastique n'ibyo bikombe nta kindi. Wakoze cyane rwose. Niriya salamu. Ariko iriya porte manje ndumva ari iyanjye. Si harimo ebyiri se? Ntabwo ari yawe ariko nimba nibuka neza. Nza guterura ibyo ntazanye unyibutse. Ndetse ni cya cyuma cy'umukara nicyo cyanjye kirimo aho. None hari ibyombo wagiraga? Amasafuriya amashyashya ntese ngire ko naryaga muri resitora. Mfashe unyibutse. Hagati y'igitanda harya na matera ni iki nazanye? Ni matera kuko igitanda warakinsanganye. Okay. Hanyuma izi ntebe ndazizanye? Ndaziguze? Ni wowe. Nese ibintu byose ko mbona uri kubiterera hejuru. Ako nkuba wigira umwana. Wenda kubijyana. Uvuga ko nta makuru ufite rero ibyo ndikora. Uri kwirengagiza ngo bagire ngo nta makuru ufite. Hari abantu uri kwitegura muri uyu mugoroba. Nta mushyitsi urutona arabe mbonye hano de. Ntukigire umwana kandi ibintu byose ubizi. Nta n'isoni. Hano se haraye umuntu ku buryo utundurura ibintu ugakora amasuku no mu kabati. Ariko. Ubwo uba wijijisha mu biki? Hayo kuki ukunda kwigira injiji? He? Gutese. Nikoze. Umushyitsi urenze uriya mugore naraye mbonye hano uriya uzunguza amamenya hangaje kwaka indezo reka nkubaze. Imyaka 2 tumaze tubana. Wigeze umbwira ko ufite umugore? Ariko rero nawe nuko ubu wise wihuta ugafata ibintu ukabishyira ku rundi rwego. Kugera nawe uhita ufata ibintu byose ugatondura ukavana mu kabati. Undihuse. Imyaka 2 yose tubana. Tarigeze umbwira ko ufite umugore n'umwana. Urabona ukabona ngiye igicucu. Ariko madana nawe rero nawe. Nese ko nateganyaga kubikubwira. Nukuri byari nari narabyibagiwe. Kagira inkuru. Uzabimbwira ryari habaye iki? Ngira nk'icyo cyo gutuma ubimbwira cyangwa ngiye ngo nyuma y'igihe kingana iki wumva gutegura kuzabimbwira. Imyaka 2 yose tubana. Twatetanye imyaka ingahe? Ku buryo urimo gucomokora amateleviziyo n'intebe mbona none se urashaka kuzijya urashaka kujya. Ninjye wabizanye ariko. Ndabyumva ko ari ibyawe. Hanyuma njye narambiwe. Ntabwo nabana n'umugabo umeze gutya. Ariko reka rero nkubwire. Ntabwo ushobora kubana n'umugabo wubakiye ku kinyoma. Imyaka 2 yose. Imyaka 3 twateretanye. Yose ntiwigeze n'umusi ninde ukurakaje. Njye ntabwo nkeneye kubihabana. Umva nkubwire. Njye ntabwo nanizeye ibi bintu narapanze kuzicara nkabitegura nkakujyana ahantu tukicara nkabikubwira. Ako ndumva ari ikiraro wari ugiye kuzategura nk'ubukwe umunsi mukuru runaka kugira ngo ubone kubimbwira. Iyo ubimbwira mbere yuko tubana. Ugeze ubimbwira. Nukuri byanciyeho pe. Byanciyeho rwose numvaga ibintu. Nyine nuko nabyibagiye nawe wundi nari kubikubwira rwose. Wow, bravo. Waribagiwe. Uzi ko kukureba uhagaze no kukureba uko usana nta wamenya ko ushaka ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Asoni. Ntiyagiwe. Nawe uri umuntu byakubaho kwibagirwa bibaho pe. Numvaga ari ibintu rwose ngomba kukubwira nitonze. Wow. Ku muntu nkawe uhagaze ubwanwa nk'ubwo urumva aya ari amagambo yo kumbwira. Waribagiwe.
ubwo kwiba akantu nkako kukibagirwa koko byatuma wifata ugashaka gutundurira ibintu byose mu nzu ubwo se nasigara he okay waribagiwe hanyuma sikora namagaye abantu bo kunyimura noneho wari wanabiteguye erega ndumva babifashe nk'ibintu byoroshye kandi nyamara n'ibintu bikomeye kuri njye imyaka 3 duteretana imyaka 2 tubana nkabimenya umugore aje hano aje kwaka indezo utarigeze ubinyibwirira ni bande bari gusohoza mwiriwe yego ariko rero nawe mbabarira gusa nawe komeza kunkora mu bwonko ni karibu sera ni karibu ni karibu amakurura ni karibu mama murakomeye ni amahoro ni karibu rwose murakoze kidoma ni karibu urahuma ni karibu nanjye mwiriwe okay bite musore ni karibu papa sava mwiriwe madame murarongorwa bigakunda ariko bigaragaza wanjye ko dorati afite isonira izabajya niko karibu rwose murakomeye ni sawa pe se ni amahoro ndabona mwakoraga isuku yarari mu masoko kabisa namwe mumeze neza tumeze neza turimo kubagara ibishyimbo gashogoro imeze neza kavura ko katangiye ubu nta muntu ukirembye rero y'umushogoro waje no gushaka karukacara ubundi umuntu bigahwana bakamenya kubera ntakunze kuba muri Afurika ubwo ntumbishye oya urasa neza cyane ndetse uko umuntu yakubonye urakoze kabisa reka rwose muracyafite ariko urakeye yego yewe inkongoro igihugu ngo namenye yewe umugore wanjye afite nawe ni nyiramadongo tutuntu kabaga twiza papa sava harya sheri ugira bonoma ugira dekuderi kareka ndabe nta na televiziyo ngira ubwo nk'iyo nayigura ngo njye umva nkubwire ejo ndaje nako iriya televiziyo iriya uze kuyitwara iriya mfasha ubundi nicyo nkukundira rwose urandemeje uze kunyibutsa ahubwo ngo harya dekuderi guhangana ifite na bonoma ariko y'amezi 2 sindayitunga ariko buriya ntabwo yarenza nk'ibihumbi 30 telefone rihera umugisha ngiriwe uyu munsi agiye no kumuha yaki ya dekoderi ko hari abana bavukira umukiro koko muntu simoni ntiyuzari gusa n'ukorera yeka ngo muzingereza ariko n'umuhungu ndabona akazi niko se diaspora yego ko iwanyu baraho ariko suheruka yo pero navo icyo ni icyayi cy'u Rwanda nari navuganye nabo telefone urayifite ndayifite navuganye yesu we shaho urakuze unkoreye ikintu ntazibagirwa sheri nta kintu ibihumbi 60 ukabona televiziyo sheri reka nze gato mbega umugisha umuntu abyuka ibihumbi 60 na televiziyo ubu ndakubwira ko ibintu bimbaye ntari kubyumva ejo naraguhamagaye urumva uranganga ngo telefone wayishyize mu cyumba ndaguhamagara ndakura ntakanari ngatiye kuko narinjeho iyi ngiyi isoni aho waba uri hose uri mu nzu urayumva sero iyi telefone uyikoresha sinzongere kukubura ongera unsomeshere erega ndagukunda sheri harya mu nda wambara kangahe nambara 4 se yega rero udasingiye izi nazo zirakubwiye hano yanjye ibintu uri kunkorera bibaho hanyuma
sinzongeye kukubonana utuntu tutwarije sinzi imibu sinzi uzajya utera n'umutima mu nzu imibu buri dusembe twe twose mu nzu ndashaka kujya mpora nkubona imibu yarandembeje ibinyenzi bibyirirwa ibi nibyo rero ntashaka ndashaka kubona sheri wanjye barasa neza umeze neza baba we oya nta uranshimishije oya urekana mba nta kintu yose njyana telefone wanditse ko uyu munsi ari uw'ibyishimo uyu ngibi mbashuba surprise se shiri amakabutura yansaziyeho nari maze nta kintu nkigira cyo kwambara sari bugukwira ya shu shiri niyo atankwira gapfa ari gift yawe maji ni natagukwira twanasubiza wow siko mbaye umusirimu Ese madamu agaya naragupima sheri siko gukwiriye kanakubereye wow sheri uraberewe mbega umunsi mwiza none se sheri kuko thank you oui wambara kangahe ku nkweto nkweto se ndazigera kuko nambara udusiripa mwana nyagasani wakwitonze kutazi biri inyuma wa muhungu we uri kwakira wa iyo nkweto ibyo yose bagukwira siko wagira ngo wari wampimye rero tungenda kuzi sibana njyewe ongera unsome rwose sheri none se ko mbona ibintu byanjye byose umaze ubitundura ubizana amabox yanjye ndabona uyamaze n'aya makoti naguze ejo bundi kwera urayatanze basi ntunabona ko dufite n'abashyitsi koko none se riba rirakota mwambitse papa sava riracyari gishyashya nukuri unihumurije wakumvamo umuhumuro wo gushyashya irakubaza urayitanze n'izi boxa n'izanjye nambaye hari iyo ngiyo ya mbere niyo nambayeho rimwe gusa none se sheri sima ntabwo wajyana ibintu by'abandi kwibagirwa biba na simo kwibagirwa biba kabisa sorry kwibagirwa uzi ko nari nibagiwe kuri n'umugabo wanjye kwibagirwa biba ariko nyine nta kundi sibyo mu kibazo gutya sheri suri umugabo wo guhamya ko kwibagirwa bibaho kwibagirwa bibaho harya uri umugabo wanjye rero abyibagiwe ariko wihangane na Simoni yambare neza se neza ese muri kudukina akahe gakino muradukina akahe gakino papa sanga wenda kwibuka ntabwo nakwibagiwe humura nyacyo nawe ntabwo nakwibagiwe none si ikibazo ufite gutya bimeze nabi ndi muzima ukibagirwa ko ari umugabo wawe papa sava urabona utabiziranye ese kukanura gutyo kandi nawe kwibagirwa urabizi pe kwibagirwa bibaho kandi nawe uri umugabo wo guhamya ko kwibagirwa bibaho ndi umuntu nyine biba ariko ntabwo barakazwa n'icyaro si kuba mbitanze nibagiwe hari ikibazo ese bimeze bite bakava mu mizi ibyo bari barimo bakabiva imuzi bakadusobanurira ko twebwe mudushyize mu kangaratete none si ibyo bintu wabiretse wambabara ibyo bintu koko ukabireka ibintu tukabitangira basi bundi bushya ariko abantu batadunyujijemo ijisho bundi bushya basi wenda nyine tumere basi nyine nk'abantu bagitangira na basi 00 basi reka twe kubashyira mu rujijo muri abantu bakuru kandi muri abo umuryango ntumva nta mpamvu yo kubahisha nk'uko mubizi njye nawe tumaze imyaka 3 tubana muri iyo myaka 3 nekereza yuko hari ibintu ntakabaye bintungura uyu munsi cyangwa nayo ngo bimutungure hari ibintu uba wumva bifite impamvu yo kuba wabeshya umuntu cyangwa ubona ntacyo byazangiza ku buzima bw'abantu cyangwa imibanire y'abantu ngo bati iki kintu si ngombwa kukibwira umuntu
ariko hari n'ibintu uba wumva ukibaza ngo umuntu namba ambeshya iki kintu cyangwa atarambwiye iki kintu ese ibindi biri inyuma atambwiye cyangwa atanyeretse bingana gute bitewe n'uburemere bw'iki kiguyeho uyu mugoroba washize nagiye kubona mbona umugore anguyeho umugore yanambwiye nabi cyane aransuzugura arambwira hano iwanjye ati nje kureba umugabo wanjye ndikanga ndambwiye nti madamu ubwo ntuyobye urugo aha ni iwanjye hasi hano haba umugabo wawe gute ati hano ufite umugabo wanjye ati uyu nguyu nabaye wafashe nk'umugabo wawe ntabwo ari umugabo wawe wa mbere uyu niwe ngiye mugore we wa mbere dufitanye n'umwana w'imyaka 2 n'igice mw'abantu mwe nakubiswe n'inkuba mbanza kugira ngo umugore afite ikibazo ari no kubeshya sibwaje yakubiswe n'inkuba nawe aratangira kudagadwa atangira kurerembura atangira kugita ati sheri mbabarira ibintu ntabwo nari narabikubwiye umugore yaraje hano kugira ute yaraje hano kwaka indezo ni ukuvuga ngo imyaka 3 twatiretanye ntabyo yambwiye imyaka 2 tumaranye ntabyo yambwiye nagiye kubona mbona umugore aje kwaka indezo ni ugusobanura ngo numva usanga atanga indezo ntabwo ari ubwa mbere yarayimuhaye ngo yakuyeho telefone aramubura niko kwiyizira hano iwanjye ni nk'Imana yangiriye kugira ngo uyu akureho telefone menya ayo makuru neza none rero njye mbabwiza ukuri ntabwo bino nabishobora ntabwo nashobora kubana n'umuntu wubakira ku kinyoma gutya ashobora kuba atari ikinyoma ahubwo wenda se yaravuze ati si ibintu bivugwa wenda bitewe nuko byagenze aho papa SAVA niyibyo tabivuga akuze umuntu watuza akanwa kakavuga ngo narabyibagiwe ngo kwibagirwa bibaho Mese suri umuntu nawe ntibyakuba nanjye n'amavu mukanya nibagiwe kuri umugabo wanjye ese ni kimwe koko kimwe wa mugabo ariko ubuse turabikemura dutanyira kitari oya ngenda pe nimba wari wanabonye ni kuvuga ngo hashaka kuba hari n'abandi ntazi ese urakomeje ubu nabo yarabibagiwe ubu hari n'abandi ataribuka ese ubundi wewe kuki uri umuntu wibagirwa ute uri ikibaho bandikaho bagasiba uri taburo ntwarira ariko papa SAVA nawe uri umuntu wakwibagirwa pe cyo nguko baracyabi papa SAVA ugiye wibagiwe numbuze ngo mutangire 0 kuri 0 gose yego basi wenda ngaho rero nawe gerageza noneho reka turebe uko dukemura iki kibazo gerageza kugira ngo mujye kuri 0 kuri 0 uyikuremo urumva yikuremo rikunyumva ndabibona bivuge ngo uwo mwana ntasama urumva mwe musubiye kuri 0 hanyuma yongere napange ibintu mwariya subize nibe ngibi munzu hariya amabogisa yawe wongere wambare nese uravuga ngo musubire kuri 0 kuri 0 kandi uvuga ngo waribagiwe uri ikibaho bakwandikaho bagasiba ese iyo ushatse umugore ugashyiraho umwanzuro uti tugiye kubana akaramata umbemo nkubemo uruwanjye tubaye umwe ukamuhisha igikombe ushatse kuvuga iki natwe dusigaye dupfa ubusa rwose ngo urajya gusabira mayibobo neza nyihanganire batware